Reka tubifurize kugira igicamusi cyiza cyane shuti bakunzi ba Top Kivu News, nizere ko mumeze neza cyane rero aho muri hose. Hanyuma rero inkuru nziza itashye iwabo wa Sarambwe, inkuru nziza itashye iwabo w'intare, inkuru nziza kandi itashye ku bakunzi b'intare bose aho bava abakagera. Birongeye bihinduye isura none hanga Kinshasa irasebye. Narababwiye ngo umutego mutindi ushubukana nyirawo cyangwa se ushubuka nyirawo akiraho hafi abyibonera. Hanyuma kandi bavuga ko urucira mukaso rwaza rugatwara nyoko. Ubu ariko simwe mbwiye, ubu tuvugana Kisekedi urwo yamaze gukatiriza Sarambwe, ubu tuvugana za Sarambwe zitegereze kujya Kinshasa zikamuyora. Imiryango mpuzamahanga noneho yatangiye guhaguruka isaba leta ya Kinshasa agahenge ndetse no gutanga umwanya kugira ngo ifashanyo zize kubona ubwo uburyo kiziri bubashe kugera mu baturage. Iyi nkuru ndazizanye, inkuru ni nyinshi cyane ngiye kubagezaho, ngiye kuvuga ingingo z'ingenzi narambirana, ahubwo munyemerere duhere ku ya mbere dusoreza ku ya nyuma, hanyuma kandi ni minota mike cyane ngiye kubagezaho ano makuru tukata tuyasoza, hanyuma tukajya gushaka andi makuru turi buze kubagezaho ku masaha y'umugoroba. Mbibutsa ko mugenzi wanjye mukanya gato araza kuhagarutse yari izindi gahunda arimo, ubwo rero mube hafi cyane kuko yagiye kudushakira amakuru n'ubundi nta makuru nibyo ari kugenda akoramo. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire yuko amakuru mbazaniye ari amakuru menshi cyane agezweho, cyane cyane ayiganje mo imirwano myinshi cyane. Ubu tuvugana nyuma yuko mu 23 imaze gutangaza ko ariyo yamaze gukatinga cyangwa se yamaze guhagarika ibikorwa byose byakorerwaga ara ku kibuga cy'indege cya Gisangani. Kugeza amaginga yangaya Marikio Ndadaye hano mu gihugu cy'u Burundi ibintu bibaye bibi cyane. Iyi nkuru rero niyo ngira ngo tuhite tunaheraho kwanza mbanze basobanure neza cyane mbabwire ibigezweho none hangaha. Kare duherukana mbabwire yuko Marikio Ndadaye hari ku kibuga cy'indege cya Bujumbura yuko nabo bafite ubwoba yuko iki kibuga gishobora kuza guhaguruka. None hangaha birabaye nkuko twabikekaga, niko bigenze, nkuko nabo babyiyumvagamo niko bigenze. Amakuru yanjye bamaze kuyampa, ndangije nyandika hano kwikayi kugira ngo ntaza kwibagirwa akantu na kamwe. Izi ngingo zose uko zigeze kuri 5 nzibabwire uko zingana zose. Hanyuma rero nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye waruhangayikishijwe cyane nuko ikibuga cye cy'indege cya Marikio Ndadaye gishobora kuza kuvogerwa. Ibyo yavugaga cyangwa se ibyo yaketse birangiye intare za Sarambwe zibishyize mu bikorwa. Mwabantu mwe narababwiye ngo ucaga agati mu ishyamba utazi, sinzi ukuntu babivuga ariko so ni ibintu by'imigani ya Kinyarwanda imyinshi simba nyizi, ariko reka mbabwire ko Kisekedi neva yitoraguriye inkuba ahantu azi ngo ni isake, none yigejeje iwe iramwanuye. Ibyo gukorana na FDLR bimukozeho. Uti ngo iki rero? Ubu tuvugana none angaha ikibuga cy'indege cya Bujumbura Marikio Ndadaye, ubu tuvugana ibintu bibaye bibi cyane. Bibaye bibi rero gute? Ni ukuvuga ngo none angaha M23 none imaze kwinjira mu ikoranabuhanga ryabo, imaze gutama akantu k'akavirusi bari kubikurikiraniraho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Bamaze gutamo agaki navuza akavirusi, bamaze gushyiramo muri ikoranabuhanga ryahariya ku kibuga cy'indege cya Marikio Ndadaye. Ubu tuvugana intare za Sarambwe ziri kwifashisha iyo virusi bamaze kuba baboherereza, niyo bari gukotoresha kira kibuga cy'indege cya Marikio Ndadaye. Ahanga rero ibintu ni bibiri, haba Kisangani haba Bujumbura Marikio Ndadaye nta hantu na hamwe ari bwongere guturuka drone ziza kurasa kuri M23, ndetse na suko M25 ntabwo irongera guhaguruka bitewe n'iki, bitewe nuko bino bibuga byombi iza Sarambwe zamaze kugira gute kuba zibikatinga cyangwa se ziba zibihagarika ngo bibe bibaye bifashe pause, hanyuma bazaba babikoresha mu minsi mikeya iri imbere. Ahanga rero amakuru arashaka kuvuga cyangwa se ibi bishatse gusobanura iki? Bishatse gusobanura ko M23 yahaye gasopo leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi. Ibi ngibi rero ngiye shobora kubabwira yuko ari itsinzi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, itsinzi y'intare za Sarambwe. Ibi ngibi rero bishobora kuba bisiguye ko ndetse n'umujyi wa Uvira bishobora kuza kugendana. Reka mpite mwinjiramo izo nkuru tuwe tuzicumbikiye aho ngaho, wenda turaza kuzigaruka ku masaha y'umugoroba. Twihuse cyane ngiye mbazana amakuru yihuta y'igitaraganya agezweho. Amakuru rero y'igitaraganya angezeho none hangaha nuko ingabo z'u Burundi zari zazamutse ari nyinshi cyane, zaje hano mu kibaya cya Prende Ruzizi, aho bari baje kugira ibice bimwe na bimwe n'ubundi bigarurira. Ariko kugeza amaginga yangaya bahuye n'isanganya cyangwa se n'ibibazo nyuma yuko bari bapfa. Ariko mwabantu abasirikare b'abarundi bari kujya barengana
sinzi ngo bari kuzira iki, sinzi ngo biri kugenda ute, sinzi n'intambara bari kurwana aho bungukira, gusa wenda inyungu yo iragaragara kubera ko Neva ahakura iki amabuye. Ariko se aba basirikare bobo bari kurwana bo bunguka iki? Ubundi tujye tureba impande zombi tumenye ngo buri ruhande rurunguka iki cyangwa se ntirwunguka iki. None nk'ubu ngubu wenda biragaragara ko mu gihugu cy'u Burundi uri kunguka cyane ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuva ino ntambara yo muri Kongo yatangira kuva ndakeka niza 2020 gutyo nibwo igisirikare cy'u Burundi cyo kinjiye muri 2022 kizana mu gihugu cy'u Burundi baza kurwana na M23. Muze kumva barera ntiba nibeshye. Aha ngaha rero baraje baza kurwana na M23. Kuva icyo gihe Neva ntagaragaragaza ngo muri Kongo havuye amafaranga ngana uko nguku kubera ko twafashije Kinshasa kurwanya M23. Ati none nk'ishimwe baduhaye ni iringiri ari murike mu gihugu imbere abaturage babimenye ko abasirikare babo bari kuri misiyo, ariko ibintu yabigize ibye. Yafashe kino gihugu cya Kongo kigira icye, yumva ko ari kurwanira nyine abanyekongo nkaho yabagiriye impuwe. Ariko mwoka byaramo niba umusirikare w'umurundi ashobora gupfira muri runo rugamba, barangiza bakavuga ngo yatorotse ntibanavuge yuko yaguye mu mirwano yabahuje nayo mu 23, ahubwo bakavuga ngo yatorotse. Ibi ngibi rero bigaragaza urwego rwa Neva rwuko ari kwishakira iki amafaranga. Reka tugaruke gato ya rero kubibaye ku gisirikare cy'u Burundi bitumye mbanza kugira ngo mvuge ibi ngibi kubera ko nabyo biba bikenewe, wenda abantu mumenye ngo ubundi umusirikare w'umurundi ari kunguka iki. Nta kintu ari kunguka, ndetse n'amafaranga bemereye bano basirikare bazajya bahabwa nk'ishimwe nayo ntayo babona. Babemereye amadolari 100, ariko kuva batangira urugamba ndakeka bayahaye nka bataye ebyiri, izindi zose nta kintu zigeze zibona, kugeza n'abari kujya muri Kongo uyu munsi nabo nta kintu babona. Kandi nta munsi amabuye y'agaciro adatwarwa. Kare twigeze kubabwira ko mu 23 yaje gufata ikamyo yari itwayemo amabuye irimo amabuwate menshi cyane, bagiye bayafungiramo menshi, harimo zahabu, diamant n'andi mabuye y'undi bwoko bugiye butandukanye asanzwe acukurwa no muri Kivu y'Amajyepfo. Aya mabuye tayari Intare za Sarambwe zamaze kuba ziyashyira ku ruhande, ndetse nayo makamyo ubwo nayo yabaye y'Intare za Sarambwe. Ibyo byose bikaba byakozwe uyu munsi. None ubu tuvugana rero abasirikare b'Abarundi bamaze kuba kubita ibyitwa kobana ndetse n'urumogi rwinshi cyane bamaze kurunywa, maze bivangana abasirikare baravuga ati twebwe ati tayari ati noneho mu 23 igiye kutubona. Bazamuka bafite igikabyo cyinshi cyane bavuga yuko bagiye kurasa Intare za Sarambwe, induru zikavuga ivumbi rigatumuka muri biriya bice, ndetse banatwara amatelefone ngo muze gufata video. Uyu munsi turapostinga twamaze gufata Kiriba, Runingo, Sange, Kamanyora ndetse n'utundi duce. Bavugaga yuko bari buze kurara bagize gute badufashe. Ariko mw'abantu nababwiye ngo kuza kwambura gace Intare za Sarambwe ntago ari ibintu byoroshye. Nababwiye ngo kuza kwambura gace Intare za Sarambwe ntago ari ibintu byoroshye. Erega baba bari kurwana nabo barabizi neza yuko bagize agace babakuramo kongera kugasubiramo bishobora kugorana. Ariko ubu tuvugana Intare za Sarambwe cyo sinshobora kuba wenda ntimuze kumva wenda ngo mvuge ngo nafashe uruhande ngo ndi kuvuga rumwe ndi kurengera urundi. Ariko aha ngaha hose tubitse ko ibyo barasa atari inyanya, bose ni amasasu barasa. Nta ganga barasa amazi, ibipurizo cyangwa ibiki, bose barasa amasasu. Iyo ugize amahirwe riramufata. Ariko none aha ngaha iyo tugiye tureba ngo ninde watsinze. Iyo tugiye mu rugamba turareba ninde kugeza amaginga ya ufite itsinzi. None aha ngaha rero itsinzi baye iy'ingabo za M23. M23 rero ikintu kurema abana basirikare b'Abarundi ntago ari ibyino, ntago ari ibyini Rwanda, ahubwo niba abanza nyine ari iby'ikongo pe. Ni iby'ikongo ariko naho ntago ari ibyaho. Ibi bintu ni byanu hamenyereye intambara cyane, nubwo muri Kongo habinyereye intambara, ariko ibi none mu 23 ibintu bakoze sumbaze ngo babyigiye hehe. Gusa bano basore bizasarambwe baratojwe papa, baratojwe ku rwego rwo hejuru cyane. Aba basirikare baratojwe, ibintu bakoze bisa nkaho ari bitangaza. Niba mwibuka bamwe b'abasirikare ba Amerika bamwe mujya mwumva ngo badasanzwe, ngo bakora ama operation mu bihugu bigiye bitandukanye, ngo bagiye gushimuta bande nabande. So mwagiye mubyumva izo nkuru zose murazizi zishaka kuzigarukaho cyangwa nzitindeho. Aba basirikare bizasarambwe niko bigenze. Mwari muzi neza ko muri batayi izamutse ije kwataka Intare za Sarambwe havanzwemo n'abazarendo, burya bazamukanye ngo n'abasirikare b'Intare nabo bakaza bigiza abazarendo tena banafite n'intwaro. Ariko bagezemo hagati baza kurabura bagenzi babo, barababwira ati twebwe nono twamaze kuzamuka tayari tugiye kwitandukanya nabo, muhite mutangira iki igikorwa, mutangira operation, hanyuma tubashyiremo hagati tubagote ntihagire n'umwuza kuducika. Niko bigenze, ukumbi babwiye niko bigenze. Bamaze gufata amateko zitabarika, bamaze ibaze nawe batayo yose, wongereho wazarendo, wongereho farde, wongereho abacashuru, wongereho
FDR ibiti n'ibitindi gasani byose ubishyireho wumve ko M23 imaze kugira gute imaze kubicakira none ahangaha bivuze ngo rero ubu tuvugana izasarambwe nizo ziri hehe ku Gasongero twihuse cyane rero ubwo iyo nkuru tayari twamaze kuyiva reka twerekeze mu Minembwe ntinde wababwiye ko amadubu atazi kurwana mayi nkawe ntinde wababwiye ko amadubu atazi kurwana ninde wababwiye ko twirwaneho wapfa kuyambura agacu ko wiboneye Axe Bibogobogo Axe Poezero Axe ahangaha naho bita Rurambo ahantu bita mu ishyamba ngo rya Kabasha aha hose na makuru bampaye ngaya hano kwikayi na makuru maze guhabwa n'umuntu uri iriya baravuze ngo habaye igitero ngo cy'abazarendo ariko ibi bitero bibayeho bisa nk'ari abazarendo ngo bari bashonje bashakaga kuza kugira gute kwishakira icyo kurya none ubu twirwana imaze gushinguzamo abageze muri bane ubu nk'aba bazize iki uzi kukubita uzi umuntu kukubita utanariye uzi ko bitwa niyo yaguha ibiryo yasoza akagukubita kera turi abana twajyaga dukosa ababyeyi bacu bajya kuduhana bakabanza bakatugaburira ahanga rero twirwaneho nayo nta mbabazi yigeze ibagirira erega nabo ntazo babagirira iyo babafashe barabarasa natwirwaneho rero niko bigenze aba baje gushaka ibiryo hari nabo bafashe barababwira ngo twari tuje gushaka ibyo kurya noneho twirwaneho isa nibagiriye impuwe barabwira ati noneho rero reka tubatware tubajyane nundi muzajya murya barabareka nyine ntibanigira ikintu bagira ariko mwoka byaramwe bageze hagati ibintu babakoreye ntago twirwaneho ibarashe ahubwo bano bagabo bashatse kurwana na twirwaneho mu maboko ku mbaraga z'amaboko bari babahaye abasirikare bageze kuri 6 ngo baherekeze bashaka kurwana ku maboko twirwaneho bose birangiye igize gute birangiye ibarase ngo uyu nguko rero nuko bigenze hanyuma twihute cyane twigire ku yandi makuru agezweho nonanga breaking news nababwiye ngo ubu tuvugana imiryango mpuzamahanga yahagurukiye Kinshasa kabisa bari gusaba Kisekedi ko agomba gutanga gahenge uko byagenda uko ariko kose hagakwirakwizwa imfashanyo iza guhabwa abaturage mu bice byose byo muri Sud Kivu ati kubwizo mpamvu rero dusabye Kinshasa guhagarika imirwano bivuze ngo iyi miryango mpuzamahanga yamaze kubona ngo ubundi ikibazo ninde burya ikibazo ntago ari muveturu bamaze kubisobanukira nabwiye ngo buriya Amerika nubwo wenda rimwe na rimwe tujye tuvuga ngo hari ukuntu ngari umwanzi wa Afrika mu kuntu ariko hari n'ukuntu igize ikigira inshuti ku muntu nubwo wenda baba baryarya ariko ahangaha sinzi niba bari gushaka kugaragaza ukuri kw'intambara sinzi niba wenda bari kubogama kugira ngo bagire ibyo bikuriramo ariko ahangaha icyo nzi cyo nuko ahangaha bimaze ko Amerika nkuko nandi kubabwira wenda hari habayemo ikibazo kiri tekinike ahangaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinzi niba ziri gushaka kugaragaza ukuri cyangwa ari ukuguhishira ibintu ni bibi harimo kugaragaza ukuri cyangwa se kugira gute kuza kuguhishira ibintu sinzi niba muri kubyumva ahangaha rero ikintu cyamaze kugaragara iyi miryango mpuzamahanga atangiye gusaba ko hagomba gufatwa umwanya w'agahenge hanyuma hagakwirakwizwa imfashanyo mu bice byose mama 23 iherereyemo ndetse n'abaturage barimo bahunze ino ntambara ibi rero Kinshasa sinzi nibiri buze kubyumva cyangwa itari bubyumve munyemerere iyi nkuru wenda turaza kuyikoraho tushingiye kubyo Kinshasa iza kugira gute kuza gusubiza mwegere hino rero mube hafi kugira ngo mutaza kugira gute mutaza kuza kubura ku makuru kandi Pacifique jewe yo mpari buri hagaho kabakahuye n'umunyutse ndetse amakuru ntimuzigera muyabura kereka n'impfu cyangwa nkagira n'ikindi kibazo cy'uburwayi cyangwa n'ikindi kibazo wenda runaka bijya bibaho ariko igihe nkiri muzima cyangwa igihe nkimeze neza rwose amakuru ndayabasezeranyije nzayabaha paka hanyuma rero ahangaha munyemerere twinjire nanone tugarutse ku ntare za Sarambwe ese intare za Sarambwe ko bari kuzishinza ngo kwiyemera no kwigamba ibitero bya Gisangani aho ngaho M23 ntiyaba yakoze ikosa ryo gutangaza ibikorwa yakoze cyangwa se ntiyaba yishyize ku isoko ryo kugira ngo bano bagakunda buhake bakunde bahaguruke babone uko barwanya intare ariko reka mbizeze ko intare za Sarambwe nta kintu zijya zikora zibeshye nabonye abantu bakomeje kugenda babyandika ati ko baye mu 23 yagaragaje ko ariyo yakoze zira operation ni ibintu bibi cyane bagombaga kwicecekera ntihamenyekana babikoze iyo batabigaragaza ntago Kinshasa n'abasirikare ba FARDC bari kugira ubwoba none bagize ubwoba example nk'urugero ikintu kigaragaza ko mu 23 ubwo ikintu yakoze ari cyanya cyo gutangaza yuko ariyo yakoze bino bikorwa nuko Kisekedi ku munsi w'ejo yari yabihakanye none M23 isoita yabyanditse ibigaragaza ivuga ko
ariyo yagize uruhare mu bitero byabereye muri Gisangani, ndetse ko n'ikibuga cya Gisangani kitari gukora kugeza amagingo ya rero. Abasirikare benshi bari hano muri Warikare batangiye gupapwa, ndetse n'ababirigi bibaza impamvu drone yazamutse ikabaca hejuru ikagenda ikagera Gisangani karasa ntibabimenye. Biba rero bakabifata nk'igisebo gikomeye cyane, bakavuga ati ewana twakoreye ubusa, ibyo twakoze byose bibaye impfabusa. Ahangaha rero igisubizo gihari nta kindi nuko intare za Sarambwe tayari ibintu zakoze bari babizi neza cyane gatanu kagenzi kako. Hanyuma rero dusoza amakuru yacu, ndagira ngo mbabwire ko ubu tuvugana na 23 yamaze kugira gute kwihanangiriza ndetse no kwihaniza igisirikare cy'u Burundi FARDC ndetse na Wazalendo ndetse n'aba mercenaires b'abacanshuro b'abanyakolombia ndetse n'abandi b'ababirigi basanzwe babarizwa muri bino bice n'ubundi byo mu burasirazuba bwa Kongo, ko babibujije nga tension nimwongere kuzamura drone ndetse nimwongere no kugerageza kutugabaho ibitero. Niba mukunda ubuzima bwanyu mwihangane ntimuze gukora iryo kosa. Ati hagiye gukorwa amasuku ndetse n'ibikorwa byo kwita ku baturage. Hanyuma rero indi nkuru nziza, mama 23 yamaze kugeza ibikoresho ku baturage bose bari barahunze Uvira bagakurikira mu 23 akabari bakambitse mu bice bya za Kamanyora. Ubu tuvugana rero imfashanyo yamaze kuhagera ikubiyemo ibikoresho iby'isuku byo guteka n'ibindi bigiye bitandukanye byose byamaze kubageraho. Hanyuma rero amakuru ndayabahaye nayo ngayo, mu kanya gato mwegere hino muze kuba hafi ku isasa moya ndaza kugaruka mbakubita indi breaking news y'amakuru aza kwagezeho. Je nitwa Pacifique, turi kuri Top Kivu News. Wibuke gukanda subscribe, ni by'agaciro kubana namwe mwarakanze subscribe. Imana ibarinde, amahoro y'Imana abane namwe. Bye bye.